reba aka kantu se waroze gushobora gushyira ifoto muri keyboard yawe nko kubona nashyizemo ifoto yanjye muri keyboard yanjye nkurikira nkore kuko bikorwa ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video following ni utara followinga ni ufite n'ikindi kintu ushaka kumenya cyangwa nyunganizo bisigaho muri comment ndahita nkusubiza rero kugira ngo bikore nta kintu urakora ahita ukora kuri kano kantu ka settings akanga kuri kubona akanga gashyizeho dufresh ukibera kugakora ahita ukora handitse then ahangaha ukibera gukora ahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akanga gashyizeho dufresh ukimana gukora ahita ugera mu mafoto ari muri telefone yawe urahitamo agafoto ushaka gushyira kuri keyboard yawe uragahitamo nk'urugero ngiye reka fatire kuri aka ngaka uragakoraho ukimara kugakoraho uragakurura neza ku buryo kaza kuba kagaragara neza nurangiza uhita ukora handitse next ahangaha ukimara gukora next uraba wakurura kuno hano kugira ifoto yawe iza kubigaragara neza uraba wakurura urabona yo nguruye iragenda igaragara neza cyangwa igira uragakurura nyine ukageza ahantu wishimiye wamara kubikora nk'uko nguko ukahita ukora handitse done hano munsi uri kuhabona umaze gukora done uhita ukora handitse apply hano munsi uri kuhabona yukoze apply nk'uko nguko isubiye inyuma ugakora back nk'urugero ukajya kwandikira umuntu urabona ifoto yacu ihise ihinduka rero nuko nguko wakira ifoto muri keyboard ya telefone yawe bigerageza kuri telefone yawe nibikunda tubimbwira muri comment gusa nayo nibidakunda ntugende utabimbwira muri comment gusa nayo niba kano kantu wari ukazi nabyo bisigaho muri comment ikindi kandi ntibagirwe no kumfollowinga